rugamba apfukamye asaba simbaraga ati rwose niba bishoboka iki gikombe data kindenge winoge mu maraso ya Yesu aguhindure icyaremwe gishya yasezeranye ko abamwiringira azabambika kurabagirana sigagutoneka umukiza wawe winoge mu maraso ya Yesu aguhindure icyaremwe gishya yasezeranye ko abamwiringira azabambika kurabagirana winoge mu maraso ya Yesu aguhindure icyaremwe gishya yasezeranye ko abamwiringira azabambika kurabagirana winoge mu maraso ya Yesu aguhindure icyaremwe gishya yasezeranye ko abamwiringira azabambika kurabagirana winoge mu maraso ya Yesu bavandimwe inshuti nkunda mwebwe mutwaranira gukunda ndetse no kwifuza gushyira mu bikorwa ibyo Kristo adutegeka mwebwe abahirimbanira gushakisha uko wagera ku by'umwuka byuzuye kandi mwebwe abashakashaka uko mwagera ku gukundwa ndetse no gukunda ibyo Kristo yasezeranye ndabasuhuje amahoro Imana itanga abane namwe uyu mugoroba dutangiyeho isabato nejejwe no kongera kubibutsa ko igihe ari kigufi kugira ngo dushobore gutaha iwacu birashoboka ko mu iteraniro haba hari abashyitsi ntabwo twatangira ntabibwiye nitwa Munyazirinda Juvenal nyobora intara y'ivugabutumwa ya Karambi muri field y'Iburasirazuba bw'Amajyaruguru y'u Rwanda North East Rwanda Field muri Union y'u Rwanda bashimiye Imana data twese yaduhaye amahirwe muri iki cyumweru yo kongera kuvugururwa kongera gusobanukirwa kongera kwimbika muri ariya magambo aboneka mu byahishuwe igice cya 10 n'icya 11 dusobanurirwa impanda ya 7 iyariyo byatumye haboneka abavandimwe bigeze kubaza ikibazo hari ikibazo kimwe kigeze kubazwa nicyo nashoboye kubona kibazwa ngo mbese ibyo bitondetswe uko bizakurikirana niko bizakurikirana ibyo muvuze niko bizakurikirana bimwe mu byo twari tuvuze harimo ko dutegereje ubuhanuzi bwo guhetura isi ubuhanuzi bw'ubutumwa bwiza mu ijwi rirenga ko dutegereje kurenganywa n'igishushanyo cy'inyamaswa kuko cyamaze kuremwa
kandi ibintu byose biri kugenda byerekeza muri uwo murongo mbonera no kubibutsa ibyanditswe mu byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 15 kugeza ku wa 17. Ibintu bitatu mugomba kumenya kandi mugomba kwiga. Icya mbere ni ikimenyetso cy'inyamaswa, icya kabiri ni umubare uranga izina ryayo, icya gatatu ni izina rya ya nyamaswa nyirizina. Ibi mugomba kubimenya mukabisobanukirwa cyane, kuko uzaba afite kimwe muri ibyo ntabwo azigera abona ubugingo buhoraho. Abasha kuba afite ikimenyetso cy'inyamaswa, abasha kuba afite izina rya ya nyamaswa, cyangwa afite umubare uranga iyo nyamaswa. Nibyo bintu uko ari bitatu rero bizakurikizwa muri iyo nyabutatu. Kandi twarebeye hamwe ko dutegereje guhatirwa kuruhuka umunsi umwe no kubuzwa kugura no kugurisha. Kandi twarebeye hamwe ko dutegereje isohora ry'ubuhanuzi muri rusange bwo gusohoka mu midugudu minini n'imidugudu mito, tujya ahibereretse mu mavumo, mu bihanamanga, ndetse no n'ahantu hashavuje cyane. Abandi bazaba bari muri gereza, kuko Kristo azadusanga ahantu hatatu. Nongere mbibibutse, ahambere azadusanga ni mu rupfu kuri bamwe, aha kabiri ni muri gereza ku bandi, aha gatatu ni ahantu hashavuje mu buhungiro. Mu buhungiro nta muntu Kristo azasanga ari mu bye, ari mu mitungo ye, akora bisanzwe nk'uko byari bisanzwe, kuko abazaba bahagaze mu kuri by'ukuri bazarenganywa, bazabirenganirizwa, bazabanza rero babuzwa umudendezo mu buryo bwose bushoboka. Niko ubuhanuzi bubitumenyesha. Ikindi dutegereje isohora ry'ubuhanuzi bw'itegeko teka ritwambura uburenganzira bwo kurengerwa n'amategeko mbonezamubano ya leta. Ikindi kandi dutegereje ubuhanuzi bwo kwirema amatsinda duhunga abanzi b'inzira ya Yesu. Dutegereje gusukirwa cyangwa se dutegereje gusukwaho ibyago 7 kuri bamwe, kandi bazaba bari mu matsinda abiri. Itsinda rya mbere bazaba ari babandi baramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, bazakira ikimenyetso cyayo mu ruhanga. Itsinda rya kabiri ni abazakira ikimenyetso cy'inyamaswa mu kiganza, kandi abazakira ikimenyetso cy'inyamaswa mu kiganza byanditswe byera mu gitabo cyitwa ubusonga bwa Gikristo bunonosoye ku rupapuro rwa 62 na 63 havuga ko ari Abadiventisti munsi wa 7 bakomeje kugenda birekura buhoro buhoro bisanisha n'isi. Niba rero dutegereje gusukwa kuri ibyago 7, tunategereje n'igishyitsi gikomeye kizasenya ibiri ku isi yose, kandi dutegereje ibyiringiro by'umugisha byo kuboneka ku bicu kwa Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, ubwo azaba aje gucyura itorero rye. Ibintu rero ko ari 10 nagerageje kwegeranya uko nabitondetse, ntabwo ariko bizakurikirana, kimwe gishobora kubanza ikindi kigakurikira, si gitangaza, ariko biriye nibyo nagerageje gutondeka mfatiye ku isohora ry'ubuhanuzi duhagazemo ryo gusohoka, cyangwa se ku isohora ry'ubuhanuzi duhagazemo ry'ibyo Kristo yavuze ati Satani azayobya n'intore niba bishoboka, azayobya n'intore niba bishoboka. Ubwo buhanuzi buri gusohora tubwitegereza n'amaso, kandi buherekejwe nubwo yivugiye ati muzabona no hasi amahanga azababara yumirwa yumvise inyanja n'umuraba wihorera. Ubu rero tugiye gukurikirana icyigisho. Ntekereza ko uwabajije icyo kibazo musubije mu mucyo mugari, kuko nongeye kumwibutsa ibyo twari turiho muri icyo gihe n'icyatumye abaza ati mbese bizakurikirana nk'uko bitondetse. Oya, bishobora gukurikirana gutyo nk'uko bitondetse, cyangwa ikiri ku mwanya wa 2 kikaza ku mwanya wa 1, ikiri ku mwanya wa 3 kikajya ku mwanya wa 5. Si igitangaza. Uko umwami Imana azabigena niko bizakurikirana, ariko ibyo bimaze kuvuga haruguru nibyo bizakurikirana. Ikitazahinduka muri ibyo byose ni ukugaruka kwa Yesu, kuko ariko kuzaba ku musozo, niko kuzaba ku musozo. Ibindi bizakomeza kugenda bikurikirana hakurikijwe uko Kristo yabiteganije. Murakoze cyane. Mureke rero twerekeze amaso mu cyigisho cy'uyu mugoroba, kandi mbasabe mufate amakayi n'amakaramu kugira ngo igihe nza kwihuta ube wanditse ikigufasha,
kugira ngo nawe bize kukunganira, kandi uburyo bwose bushoboka buri gukoreshwa kugira ngo ibyigisho bishobore gusigara. Hari kuri YouTube y'itorero rya Zindiro, hari kuri YouTube yanjye bwite, channel yanjye bwite yitwa Ninde uri mukuri, Ninde uri mukuri. Aho ushobora kubihasanga, nk'uko ushobora no kwisanga no ku bandi bari gukomeza kugenda babifata babyohererezanya, kandi mukomeze mubyohererezanye kugira ngo dushobore gukura benshi mu rujijo, dushobore no gufata ingamba, dushobore no gufata ibirindiro byacu, tugume mu birindiro dukomeje, ariko twitegura Kristo Yesu tumaramaje nk'abakristo by'ukuri batera intambwe zo kumaramaza gukurikira Kristo umwami n'umukiza wacu. Imana ibahe umugisha. Tugiye gukurikirana icyigisho kivuga ngo itorero ry'Imana ku rugamba ruheruka. Insanganyamatsiko rusange iravuga ngo ntibigitinze. Itorero ry'Imana ku rugamba ruheruka naryo ubwaryo riruriho, ntibigitinze ngo ricungurwe, ntibigitinze ngo rizamurwe mu ijuru, ntibigitinze ngo iyi ntambara irangire. None uru rugamba rw'izi nyigisho zitandukanye iri torero ryakomeje kugenda rirwana rwaturutse hehe? Nyemerera twerekeze amaso mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 12. Mfasha twerekeze amaso mu gitabo cy'Ibyahishuwe mu gice cya 12, maze duhurire ku murongo wa 10 n'uwa 11, ndetse n'ibidukundira tugere no ku murongo wa 12. Handitswe ngo numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti, noneho agakiza karasohoye gasohoranye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa Kristo wayo, kuko umurezi. Aya magambo yumve neza nshuti muvandimwe dusangiye ibyiringiro, nshuti muvandimwe dusangiye amateraniro yo kuri Zoom ndetse no kuri Facebook live, ngo uri kubikurikirana nyumva neza, n'abazabyumva muzabe mubyumva neza, ngo kuko umurezi wa bene data ajugunywe hasi. Uramenye ntugakora umurimo utahamagariwe, kuko uyu murimo uramutse ufashije Satani umurimo wo kurega, waba winjiye mu murimo utahamagariwe, kuko uyu muhamagaro ntabwo wazawuhererwa ingororano y'ikamba ry'ubugingo, kuko Satani icyo ashinzwe ni ukurega. Wahoraga barega, ibyanditswe biravuga ngo wahoraga barega ku manywa na nijoro imbere y'Imana yacu, wahoraga barega ku manywa na nijoro imbere y'Imana yacu. Tujye mbere kugira ngo dushobore kubyumva ku murongo wa 11 ngo abo bazanesha n'abaherero nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Ahantu harimo ibintu bitatu. Icya mbere, kuneshesha ubuhamya bukomotse ku gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera ku cyo Kristo yakoreye Karuvari, yakoreye inyoko muntu, ku cyo Kristo yadukoreye, kukuneshesha amaraso y'umwana w'intama. Iki nicyo cya mbere gikomeye, kuko kugira ngo ushobore kunesha ibirego bya Satani ni ukuba uriho amaraso ya Kristo Yesu, watuweho izina rya Yesu ryitwa Uwiteka gukiranuka kwacu. Icyo cyumve neza. Icya kabiri kivuzwa aha ni ukuneshesha ubuhamya, ijambo ryo guhamya, ijambo ryo guhamya kwabo, ijambo ryo guhamya kwawe. Ubuhamya rero buba mu buryo butatu, buba mu nkingi eshatu, cyangwa se bwubakiye mu matsinda atatu, bwubakiye mu ngingo eshatu. Ingingo ya mbere ni uwo wari we kera utarakira Yesu. Ingingo ya kabiri, uko wakiriye Yesu. Ingingo ya gatatu, icyo Kristo akumariye umunsi wa none, ndetse n'ibyiringiro ufite by'ejo hazaza. Reka rero mbanza numvikanishe neza kuri ubu buhamya, uko wakiriye Yesu. Ahantu humve neza, ntabwo tuzahuza uko twakiriye Yesu, kuko umuhamagaro wacu atari umwe, uwaduhamagaye ni umwe, ariko aho yadusanze ntabwo ari hamwe. Iki kintu cyumve neza. Ubuhamya bwa Petero ntabwo ari bwo bwa Pawulo, ubuhamya bwa Nikodemu ntabwo ari bwo bwa Stefano, ubuhamya bwa Stefano ntabwo ari bwo bwa Natanayeli munsi y'igiti, kandi uguhamagarwa kwa wa mugore w'umusamariyakazi ari ku iriba rya Yakobo isukara, agahita ahabwa inshingano ako kanya yo kujya kubwiriza ubutumwa, kandi aramburiwe ibiganza na Kristo, cyangwa se mu yandi magambo atumwe na Kristo, akajya kubwiriza abasamariya. Ntabwo ari bwo buhamya bwa Sawuli wanje kwitura hasi n'ijisho rikabanza kumeneka agasigarana umunyezi. None muvandimwe, kuri kwigisha ngo twese duhuze ubuhamya,
ukaba uri kwigisha ngo uvutse ubwa kabiri wese hagomba kuboneka umupimyi w'iby'umwuka, umupimyi ubanza gupima akamenya neza ko abo bantu bose bavutse ubwa kabiri kandi bagahuriza ku bimenyetso bimwe hakurikijwe amahame y'ababwiriza babigisha. Uzahuza ute na Yohana umubatiza? Uhuza ute na Natanayeli? Uhuza ute na Filipo wahishuriwe Kristo nyuma y'umuzuko nabwo afite gushidikanya kandi ari we wabwirije Natanayeli we agahita yakira Kristo Yesu ako kanya? Uzahuza ute n'intumwa? Banza ubyumve neza, ubigenzure neza. Niba hari ihame rimaze kwibasirwa, niba hari ihame rimaze kwibasirwa ku rwego rwo hejuru gusumba izindi nzego no gusumba andi mahame, ni ihame ryo gutsindishirizwa n'umuntu kubwo kwizera, kuko rimaze kuvangavangwa mo inyigisho nyinshi ndetse no kuzazivuguruza bikaba bigoye. Ndatanga ingero. Uko Kabeza ka Kigali, muri firidi yanyu ya Kigali, uko Kabeza, itorero rya Kabeza ryigisha ubutumwa bwo gutsindishirizwa n'umuntu kubwo kwizera, ndavuga bamwe bo muri ryo ntabwo ariko Samuduha babyigisha, kandi uko Bibare babyigisha ntabwo ariko Zindiro babyigisha, uko Remera babyigisha ntabwo ariko Nyamirambo babyigisha, kandi uko Gikondo babyigisha ntabwo ariko kuri Apade babyigisha. None ko ihame ari rimwe, inyandiko akaba ari zimwe, tukaba duhuje amahame, ntiduhuze uburyo twigisha n'uburyo dusesengura muri ayo mahame, ni gute dushobora kuzahuriza mu bwami bwo mu ijuru? Nyemerera nongere ibi bintu byumvikanishe neza, kuko ndi ku ijambo ryo guhamya uburyo wakiriyemo ibya Kristo Yesu niho ndi. Nyemerera iki kintu nyumvikanishirize ku murongo wacyo. Niba ku ruhande rumwe ku itorero rimwe hari uwiswe umutambyi ugomba kuza gusobanukirwa no kumva ubuhamya bw'abihana, ku rundi ruhande no ku rindi tsinda hakaba harimo abagorozi b'iby'umwuka bavuga bati ubu buhamya ntibwemewe. Hakaba hari ba nyina b'iby'umwuka, hakaba hari ba nyirakuru, hari ba nyirakuruza, hari abapimyi b'iby'umwuka. Bo bapimwe nande? Ese ubundi wabanje kubapima nini? We yapimwe nande? Ubuhamya bwe bwakiriwe nande? Ahantu mfite amakenga n'impungenge, kuko ngiye kubyinjiramo nsesenguriye inkomoko y'urwo rugamba, kuko twari turi gusobanukirwa iri jambo rivuga ngo nabo bamuneshesheje ubuhamya bwabo. Uguhamya gutsinda Satani. Ariko hari igihe ubuhamya bushobora kuba bwaravangiwe nabwo ubwabwo bugahinduka ikigeragezo n'ikigusha ku bwoko bw'Imana. Ariyo mpamvu inama yateraniye i Yerusalemu bahamagaye Pawulo, bahamagara n'abandi bose barabakusanya kugeza ubwo bagarutse i Yerusalemu, bagenzura inyigisho bigisha, bahuza amahame, bituma wari umuyobozi witwa Yakobo ategeka. Ibyo muze kubisoma mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 15. Arategeka ati twoye gukomeza kurusha abanyamahanga, tugendere kuri uyu murongo, dushyiraho aya mahame n'iyi gahunda, maze tuyoboke uwo murongo. Ni uri buze kudufasha kugera ku mitima ya benshi, kandi byatumye bababwirizabutumwa bose bari mu murimo mu gukemura ayo makimbirane barasohoka, bagenda bahuje umutima n'inama, bambaye imbaraga, bafite icyerekezo kimwe, bahuje kandi badasobanya mu mahame. Urugero, uyu munsi wa none Zindiro mushobora kuba mutari kwigisha gusohoka mu mujyi, ariko Kabeza cyangwa se Samuduha bakaba bari kwigisha gusohoka mu mujyi, Gikondo bari kwigisha gusohoka mu mujyi. None ko turi Adventiste munsi wa 7 tukaba tudahuje ubwo butumwa, bamwe bakaba bari kuvuga bati musohoke, abandi mugume mu mujyi. Turumvira nde? Tureke nde? Bamuneshesheje ubuhamya. Nyemerera ibyo byose ndaje mbisambure ku mwanya wabyo. Umva aya magambo. Ikindi gikurikiyeho ngo ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Kutikunda, kutihererezaho biherekejwe no kwitangira umurimo mu mfuruka zawo zose. Imana ihabwe icyubahiro. Nshuti muvandimwe, nyumva neza ku murongo wa 12 uranditswe ngo nuko rero wajuruwe namwe abari bamo nimwishime, naho wowe wasiwe nawe wanyanjawe, mugushije ishyano kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. Maze iri tangazo riturutse mu ijuru riza ryungamo ku murongo wa 17 ngo icyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanya abo mu rubyaro rwe basigaye,
bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Nshuti muvandimwe, nk'uko tumaze kubibona mu Byahishuriwe igice cya 12 ku murongo wa 10 kugeza ku wa 12 ndetse no 17, iri torero riri ku rugamba. Umva neza uko byari byaravuzwe mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 65 umurongo wa 11 kugeza ku wa 15 handitswe ngo, ariko mwebwe abimuye Uwiteka mukibagirwa umusozi wanjye wera, mwebwe abimuye Uwiteka mukibagirwa umusozi wanjye wera, mugategeka Gadi ntango, mukanywera menu vino y'inkangaza, mukanywera meni vino y'inkangaza. Sinzi niba ibi bintu mubyumva. Vino y'inkangaza, nzabategekera inkota, namwe mwese muzacira bugufi kwicwa, kuko ubwo nabahamagaraga mutitabye, kandi ubwo nababwiraga nti mwumviye, ahubwo mugakora ibyo nanze, mugahitamo ibitanezeza. Nicyo gituma Umwami Imana ivuga iti, dore abagaragu banjye bazarya, naho mwebwe muzicwa n'inzara. Abagaragu banjye bazanywa, naho mwebwe muzicwa n'inyota. Abagaragu banjye bazanezerwa, naho mwebwe muzakorwa n'isoni. Dore abagaragu banjye bazaririmbishwa n'umunezero wo mu mitima, naho mwebwe muzarizwa n'agahinda ko mu mutima, muborozwe n'imitima ibabaye. Kandi izina ryanyu muzarisigira abatoni banjye ribe incyuro. Umwami Imana izabica, abagaragu bayo izabita irindi zina. Nshuti muvandimwe, iki gitero cyagabwe ku itorero, cyumve ko cyagabwe mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni igitero cyagabwe giturutse ku nyigisho z'ibinyoma nk'izo Kayini yatangije muri Edeni amaze gusohoka Edeni. Igitero cya kabiri ni igitero cyaturutse imbere mu itorero, gitangijwe na bene data gito batigeze bahindurwa n'ukuri, ari nabyo ibyanditswe byera bikomeje kugenda byerura bivuga neza bene abo. Mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi ku rupapuro rwa 237 handitswe ngo, niba hari amatwara n'ibikorwa itorero rigomba gutinya no kwizirira, ntabwo ari bya bindi bisanzwe bikorwa n'abarirwanya ku mugaragaro, bamwe bakiranirwa batuka Imana, ahubwo ni iby'abakristo baryangiza baririmo, bagasubiza inyuma imigisha y'Imana ya Isirayeli, kandi bagateza intege nke ubwoko bwayo. Ibi rero ni ukuzura kw'ibyahanuwe. Ni iyihe nkomoko y'izi nyigisho z'ibinyoma z'urujya n'uruza ziri gukomeza kugenda zica intege uyu murimo? Ni ukuzura kw'ibyahanuwe ko bizabaho, kuko Imana itabeshya cyangwa ngo yivuguruze kubyetse gusa. Iyo ari ubuhanuzi bw'ikigombero bugombetswe, bugomba kuzasohora mu mwanya runaka, ariko ibyahanuwe ko byamera kose bigombe bisohore. Izi nyigisho rero ntizapfuye kwizana, zatekerejweho, zarateguwe, abigisha bazo bazikoreye imyitozo n'inyigo ihanitse, kugeza ubwo bafashe icyemezo cyo kuzinjiza mu itorero zitahozemo, kugira ngo bateshure umurongo n'inshingano ryahamagariwe kugenderaho, kandi bashobore kugusha no kuyobya, basohoza imigambi ya Satani. Ni igitero cyateguwe neza kubw'impamvu runaka, kandi kwifashisha COVID-19 n'ibihe byo gusohora k'ubuhanuzi turimo, kuko mu minsi iri imbere cyangwa se mu gihe runaka kiri imbere dushobora kuzabuzwa kugura no kugurisha. Mu gihe runaka kiri imbere dushobora kuzabuzwa umudendezo mu buryo bwose rusange. Ariko uko turushaho kwinjira hafunganye, niko itorero rya Kristo rigomba kunga ubumwe, kugira ngo tugere ku nsinzi nk'uko Kristo yabidusengeye mu butumwa bwe bwanditswe na Yohana mu gice cya 17 ku murongo wa 20 kugeza ku 23. Kristo bisobanuye neza ko ukunesha kw'itorero no kugira ngo abaribona baribone neza, baribone kandi basobanukirwe icyo Kristo ari cyo, ni ukunga ubumwe. Ni bwa bisi bazamenya ko turi abigishwa ba Kristo. Ariko uyu nanyura nta inyigisho ze, uyu akanyura na inyigisho ze, uriya akanyura na hari inyigisho ze, n'uriya akanyura na hari inyigisho ze. Ikizakorwa ni ugutera urujijo no gusenya. Ntabwo ikizakorwa
ari ukunga ubumwe. Uriya azasenya uyu, uyu azasenya uriya, uriya azasenya uriya, basenyane, none n'abasigaye mu itorero basigarana urujijo no kwibaza, cyangwa se nibasigara bahagaze mu kuri, bafata umwanya wo kugarura ariya matsinda bayarwanya mu nyigisho zipfuye, kuruta ko bagombye gufata umwanya wo kubwiriza ubutumwa bwiza ngo buheture isi. Ibyo byitwa kudukerereza mu rugendo. Bavandimwe inshuti nkunda, rero iki ntabwo cyagombye kudukereza no kuduca mu icyuho, twagombye gusobanukirwa n'icyerekezo duhagazemo. Umva uko byanditswe mu gitabo cyitwa Ubutumwa Bwatoranijwe, igitabo cya kabiri, Ingeri yasohotse mu mwaka wa 2011 ku rupapuro rwa 23, igice cyangwa se shapitire ya kabiri yitwa ubwaka bwabayeho mbere buzongera kubaho. Aha niho uri buze kubyumva neza, ubwaka bwabayeho mbere buzongera kubaho. Byanditswe ngo neretswe ko mu minsi iheruka uyu murimo hazongera kubaho ubushukanyi busa n'ubwo twahamagariwe kurwanya mu minsi ya mbere yo kwamamaza ubutumwa bwiza, kandi ko tuzaba tugomba kongera kuburwanya. Iyo ni isubi ya mbere, niko byanditswe. Tuzaba tugomba kongera kuburwanya. Niyo mpamvu byanditswe mu mubwiriza mu gice cya mbere ku murongo wa 7 ngo ibyahozeho nibyo bizongera kubaho. Tugomba kongera kurwanya ubwo bwaka. Ariko se burarwanywa nande niba n'umukuru w'itorero adashoboye guhagarara ngo aburwanye? Niba n'umukuru w'itorero ashidikanya, niba umukuru w'itorero adafite umwanya wo gusoma, niba pasitori adafite umwanya wo gusoma, ubu bwaka burarwanywa nande? Reka dukomeze kugira ngo dushobore kwicuma imbere tubyumve neza. Ukuntu kuzura kw'ibyahanuwe tutabona, ukuntu kuzura kw'ibyahanuwe tukubonera kuri buri ntambwe yose dutera, hamwe n'inyigisho yose yigishwa n'abarwanya itorero baririmo cyangwa se n'abarisohotsemo, kuko nabo ubwabo bari gukomeza kugenda barirwanya. Ni amatsinda abiri, abarisohotsemo n'abaririmo, kandi bose bagakomeza kubyitirirwa nk'uko byanditswe mu gitabo cyitwa Ellen White Eldon Prophecy, ko bazatera itorero bahozemo. Mukenyere rero mukomeze murwanire ukuri. Umwanzi kurwanya ntiyarekeye aho, urugamba rwahinduye isura nk'uko byahanuwe mu gitabo Ubutumwa Bwatoranijwe. Iki mfashe mu biganza ku rupapuro rwa 50, ku rupapuro rwa 50 inshuti mukundwa, handitswe aya magambo ngo mu myaka myinshi ishize mu Adventist umunsi wa 7 hagiye haduka amatsinda menshi y'ubuyobe kandi asenya, ashingiye ku gusobanura nabi ibyanditswe byera cyangwa ku kwibwira ko bamurikiwe n'ijuru. Akenshi ibyo bavugaga ko ari umucyo mushya bahawe byari bifatanye n'ubutumwa bucira witeka itorero n'abayobozi, bucira witeka itorero n'abayobozi baryo, kandi akenshi bagashyiraho ibyerekeye ibihe, amatariki, imyaka, amezi, bakavuga bati byararangiye. Kandi akenshi bagashyiraho ibyerekeye ibihe. Igihe cyose umwanzi w'ukuri akiriho hazaduka amatsinda asenya ndetse y'ubuyobe, kandi agomba kwamaganwa. Aramaganwa nande ataraguze iki gitabo ngo agisome? Aramaganwa nande nawe ashidikanya? Niba mwibuka ibyo twaraye twize nimugoroba mu cyigisho cyongera kuvuga ngo niryo ntushidikanye, niryo torero ry'Imana ryanyuze mu bika bine, ntirifite iryaribanjirije, ntirifite n'irizariheruka, ntaryo rikompetinga naryo, ntaryo risa naryo, niryo ryonyine ryatoranijwe, ryanyuze mu bika bine, byitwa amazina, niryo rigomba kugera ku musozo. Nyamara muri ryo rifitemo igitero gikomeye cyane cy'inyigisho z'ubwaka zahagurukijwe n'umwanzi. Urugero ndabaha. Uyu munsi wa none hari abigisha bahagurukiye kujya kwigisha kuri Flash FM, kuri radiyo. Niba atari amacakubiri ko dufite radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro, basabye umwanya kuri radiyo barawubima. Nyemerera mbisome mu gitabo cyitwa Inyandiko z'ibanze. Nyemerera mbisome mu gitabo cyitwa Inyandiko z'ibanze. Niba atari ukurema kwirema ibice,
atari ukwirema ibice, ko bagiye kwigishiriza kuri Flash FM. Uyu munsi wa none bakaba bari kwigishiriza bisabye ko bishyura ibihumbi 200 mu kwezi, bagatambutsa ibyigisho bibiri mu cyumweru. Ndatekereza ari ku isabato no ku cyumweru. Kuri radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro ko kwigisha ari ubuntu, ninde wabimye umwanya? Icya kabiri, ko bamaze gushyiraho uburyo bwo koroganizinga gukusanya amafaranga, bakaba bafite umubitsi wabo n'itorero ko church, n'itorero mu ntara, n'itorero muri field, n'itorero muri union, rikaba rifite umubitsi, hakaba hari ababitsi babiri. Ntabwo ari ukwirema ibice. None niba atari ukwirema ibice, ubwo bariya bo bitwa bande? Icya kabiri, bahamagawe nande? Dore uko byanditswe muri iki gitabo cyitwa inyandiko zibanze ku rupapuro rwa 99, haranditswe ngo abakwiriye guhamagarirwa gusohoka kubwiriza ubutumwa bwiza, bigishije Imana, bagishije Imana inama iby'iki kibazo, maze nk'uko ubushake bw'itorero na Mwuka Wera bwari buri, babarobanura bakoresheje kubarambikaho ibiganza. Binyuze muri gahunda y'itorero bakabarobanura, kuko babasanze bafitemo ubuhamya bwo gusohoka bagahagararira itorero bakajya kwigisha, kandi buzuye Mwuka Wera. Bisaba ko babarambikaho ibiganza. Abari kwigisha kuri Flash FM barambitswe ibiganza nande? Inama y'itorero yabatoranije ni iyihe? Iyabatumye ni iyihe? Batumwe nande? Batumwe nande? Niba atari amacakubiri. Uretse n'abari kwigishiriza kuri Flash FM, abavuga ngo ntibashobora kuzigera bagaruka mu nsengero, abavuga ngo ntibashobora kuzigera bongera kumva ubutumwa bwiza buri kwigishwa na radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro n'ubundi buryo bwose buri kwigishwa, abavuga ngo abapasitoro ngo nta n'umwe uri mu murongo, batumwe nande? Niba batari gukora umurimo wa cya kigomeke twabonye haruguru mu Byahishuwe igice cya 12 ku murongo wa 10, ngo barakora umurimo wo kurega. Ibi ndabisoma mu gitabo cyitwa Ibihamya by'itorero, igitabo cya 2 ku rupapuro rwa 37, ngo bene abo n'abarezi ba bene data barihuse. Reka ngaruke muri iki gitabo cyitwa Inyandiko z'ibanze ku rupapuro rwa 90, munyemerere ngaruke ku rupapuro rwa 98. Urupapuro rwa 98 haranditswe ngo, munyemerere mu byumve neza abavandimwe, nk'uko ibinyoma bigishije ab'Imana ikunda ndetse n'urujijo binjije mu itorero bingana, niko igihano bazahanwa bazahabwa niko nacyo kizaba kiri. Ntabwo ibyaha byabo bizakomeza gutwikirwa, ahubwo bizashyirwa ahagaragara ku munsi w'uburakari bukaze bw'Imana. None aba bantu koko ninde wabatumye? Izo ntumwa ziyohereje ku giti cyazo ni umuvumo ku murimo w'Imana. Abantu bumvira kandi bitonda, babagirira icyizere, bagatekereza ko bagenda bakurikije inama y'Imana kandi ko bunze ubumwe n'itorero. Kubw'ibyo bemera kuyoboka ibyo byigisho n'iyo mihango bayobora, ndetse bakajya no mu materaniro yabo. Ariko iyo bamaze gusobanukirwa ko babandi babayobeje, bihutira kuvamo, babuzwa amahwemo kandi bagahangayikishwa n'umwanzi kugerekeye ibyo banyuzemo, bigasaba ko ngo ntibanyurwa batabanje kongera kubatizwa bundi bushya, Umva rero inshuti muvandimwe, twajwemo mu Rwanda, twinjiriwe n'amatsinda atandukanye, twinjiriwe n'inyigisho z'ibinyoma zitandukanye. Mu Rwanda tumaze kugira amatsinda menshi y'udutsiko tw'ubuyobe. Harimo agatsiko k'abiyise abakusi b'abarokore, agatsiko katangiriye hariya muri field ya Muhanga, agatsiko katangije ubutumwa bw'isi bwo gutsindishirizwa n'umuntu kubwo kwizera, gatangira mu 1985 kugeza mu 1986, kadutse gatangiriye muri izo nshe, karimo n'abakomeje kwerekeza mu nshe zo mu Kinigi. Aka gatsiko k'abakusi kaje kugera aho mbere y'uko gasenyuka
ntikajyaga gapfa kwizera uwo ari we wese. Ni agatsiko kashakashakaga iby'umwuka bisumbyeho n'imibereho myiza ya gikristo, ariko ku bwako kagambiriye kudaha Yesu ashimwe uwo ari we wese. Kuko ku itariki ya 15 Mata mu 1995 saa 5 y'amanywa ku isabato mu Rwanda hose, aka gatsiko k'abagabo bambaye kositime y'umukara n'amasakoshi ya Omega n'abagore bakenyeye imishanana n'abana babo bambaye neza cyane, bagabye igitero gikomeye cyo kubohoza insengero zose z'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi, ngo ntabwo bagomba kuzisiga mu Egiputa, bari buzijyane i Kanani, kandi ngo bagomba kuzikura mu maboko y'abayobozi batavutse ubwa kabiri. Uyu mugambi waburijwemo n'Imana ubwayo bimenyekana ko ariyo yari iyoboye umurimo kandi ihagaze ku itorero ryayo. Bimaze gukomwa mu nkokora batyo, benshi bagaruka mu itorero maze bisohoza ibyari byarahanuwe mu gitabo Abahanuzi n'Abami ku rupapuro rwa 86 ngo imigambi y'abanzi b'umurimo w'Imana ishobora kugaragara ko iteguwe neza kandi ihamye, ariko Imana ishobora guhindura ubusa imigambi ikomeye cyane muri bo, kugeza ubwo bo ubwabo bahinduka bagasanga bamaze kuyoba. Uyu munsi wa none muri bo harimo abamaze kwivuga ko ari bizima batazigera bashaka ndetse n'ibindi. Hari agatsiko k'ababaturwa, ako gatsiko k'ababaturwa nako bwako karakuze karazamuka karatutumba. Aka gatsiko k'ababaturwa katangiye mu 1988, bari bake bayobowe n'umugabo Eliendo wa Yesu mwene Barasubiba, sintinya kumuvuga izina kuko nawe ubwe ntatinya no kwishira ku mugaragaro ngo yivuge. Aka gatsiko kazengurutse ahantu hatandukanye n'amaguru mu birometero byinshi kabwiriza ubutumwa, kavugaga ko kabatuwe ku mihango yose y'idini, kerekanaga ko gakurikiza amahame na gahunda ko gukurikiza amahame na gahunda by'itorero ari ubu tugomba kubaturwa, kandi ko ari cyo kimenyetso cyo kumvira no kwizera. Bigishwaga kudakoresha ikintu cyose cyavuye mu nganda, bageza naho biyemeza kubaturwa no kurushako. Bigishije ko bagomba kubaturwa no kubyo leta itegeka, ndetse no kudatunga ibyangombwa byose keretse Bibiliya yonyine. Ibyo byari kubaturwa. Aka gatsiko kaje gusenyuka bamaze gusobanukirwa neza ko urupfu umuntu atabaturwa wakiri muri ubu buzima, keretse abazaba bararobanuriwe kuboneka mu 144 ari byo dusengera kubonekamo. Mu 1994 benshi mu bari bakagize bagarutse mu itorero, uwagashinze asoreza mu myizerere iyobye. N'uyu munsi wa none nawe ubwo arabihamya avuga ati namaze gusoreza ahatariho. Nawe ubwo arabihamya. Hari agatsiko ko kwabisanga abagabo aho mu burasirazuba bose benshi bari bakagize bagurishije ibyabo ngo basange abera. Nyamara ibyo bari biringiye Kristo ntiyagarutse nk'uko babiteganyaga. Baje gusanga ko bitari bikwiriye, ahubwo basohokayo kuko benshi bari bamaze no kubura ibibatunga. Baragurishije ibyabo bajya hariya mu burasirazuba, mu buvazuba, ngo niho bagiye gutegerereza Yesu kuri uwo musozi. Umuntu yakwibaza ko Yesu yivugiye ko mu kugaruka kwe maso yose azamureba, ariko bariya bo nibo bari bamaze kwirobanura. Ibyo bihita bisobanura kandi bihamya ibyanditswe mu gitabo cyitwa Evenement des derniers jours ku rupapuro rw'176 ngo mu gusoza inshingano zo mu mibereho abakiranutsi bazagumana n'abakiranirwa kugeza ku iherezo ry'imbabazi. Niho tuzatandukana. Abana b'umucyo bakwirakwiriye mu bana b'umwijima kugira ngo itandukaniro ryabo rishobore kubonwa na bose. Hari akandi gatsiko k'abanyamutima mushya. Buri gatsiko kose kagiye kagira umurongo wa Bibiliya gashingiraho bigasohora mu itorero. Aka gatsiko k'abanyamutima mushya katurutse kwa Ruzinda na Minadabu yatangije ako gatsiko k'abanyamutima mushya. Bibwiraga ko bagomba kugira umutima wa kamere ukagaturi ukabavamo neza bagasigarana umutima mushya. Hari n'akandi gatsiko k'abadodi y'umunsi wa karindwi ku isomo riboneka muri Yesaya 58 umurongo wa 13 kavuga ngo nuhindukira ntukandagire isabato. Iyo byageraga ku wa nyuma, aba badodiye imyambaro yabo yagombaga kubira ahantu amateraniro azabera, ibyo kurya biraho amateraniro azabera, bakaryama berekeye aho inyandiko ziri. Ntawashoboraga guhindukira ngo arebe ahandi, yaryamiraga urubavu rumwe gusa, kuko yari azi ko nahindukira biramutera gukandagira isabato. Iyo nayo yari imyizerere yabo, kandi n'uyu munsi wa none aba badodiye bamwe muri bo baracyariho. Hari agatsiko k'ingoma y'ubuyoboke bushya.
aka gatsiko k'ingoma y'ubuyoboke bushya nabo ubwabo bamamaje ko Imana itacunguye umubiri ahubwo waguriwe gutegekwa n'ibyaha, berekana ko ibyo wakora byose nuko wakwitwara kose Imana izabayo kandi kwireba imbere ititaye ku bikorerwa inyuma nkaho nta sano bifitanye. Aka gatsiko nako kadutse muri 87 gakomeza urugendo rwako gasenyuka mu 1999 mu gihe umwizera wari ukagize hari Nyakina yicwaga cyangwa se yapfuye bamuhondaguza Bibiliya ngo yatewe n'abadayimoni. Ku itorero rya Nyakina hariya mu Gakenke ibyo niko byabaye. Reka twongera turebe n'agatsiko kabise tumumenye murakazi gahaguruka kavuga ngo twacumuriye muri Adamu ducungurirwa muri Kristo Yesu, ngo uramutse urebeye umuntu muri Kristo ntiwashobora kumubona w'icyaha, ariko umurebeye muri kamere washobora kumubona w'icyaha. Ngo kubw'ibyo umuntu uramutse asohotse agasambana akiba akica akagwayo bakamwicira muri cyo cyongo yapfapfiriye muri Kristo Yesu, bavuga ngo byararangiye. Aho basoreje murahazi, muzi nuko bameze uyu munsi wa none. Bamwe bo muri bo gurutse murakazi neza akagatsiko kari gahagurukanye inyigisho zitwa relativism. Izi nyigisho zitwa relativism zikaba zari zaratangijwe n'abajesuite bazibwiriza hirya no hino mu mateka y'isi bakoresheje izo nyigisho nshya. Mwibuke rero iby'inyigisho nshya zagiye zaduka zikabyara ibice bitandukanye birimo hippie, birimo Christian psychology ndetse n'ibindi bitandukanye byagiye byangiza nka Pentecostal movement ndetse n'ibindi byigisho n'ibindi bice byagiye bivuka bikabyara inyigisho nshya, ariko bigasohoka bifite ibintu by'umwihariko bituma ubukristo buvangavangwa kandi buravangirwa. Hari akandi gatsiko kiyisa ababatista b'umunsi wa karindwi. Ababatista b'umunsi wa karindwi nabo ubwabo badutse mu 1997 bahagurukijwe n'uwari umupasitoro cyangwa se wari uvuye kwiga i Bugema muri Uganda, igihe yakoraga amateraniro y'ivugabutumwa akunzwe cyane. Yaremeshereje inama muri hoteli Muhabura imbere y'ibiro by'akarere ka Musanze, atangiza kugaragara akagatsiko kaje kuvamo idini y'ababatista b'umunsi wa karindwi. Uyu munsi wa none nayo ubwayo abayigize babona neza ko bayobye. Hari agatsiko k'abiyise abagorozi. Iyi myemerere yo gusohoka mu itorero ko abiyise abagorozi ntiyahozeho mbere y'umwaka w'1990 kuko badutse mu 1992 kandi batangirira ku mugaragaro batangijwe n'uwitwa Haguma wari waracumuye ku Uwiteka hari ku mugore we mukuru. Yica itegeko ry'Imana riboneka muri Maraki igice cya 2 ku murongo wa 14 kugeza ku wa 16. Abayobozi b'itorero bamuhaye umuhezo nk'umugabo wari intyoze yadukana uruvangitirane rw'inyigisho zivuga ko itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi ari Babuloni, ko ryayobye n'ibindi kuko bamwe mu bariyoboraga batirindaga ibisindisha agira abandi babimufashamo. Ibi byose byatangiriye ingungu muri association ya Goma muri Kongo yitwaga Zaire y'icyo gihe. Iki gice kimaze kuvukamo ibindi bice birimo abapoligame, abamonogame, abarakare n'abandi mu buryo butandukanye bahagurukana ubwaka, gukabya mu kwizera, gusuzugura gutegekwa ndetse n'ibindi, hamwe no kugoreka nkandi byanditswe byera bifashishije ubuvuzi bw'ibimera. Ibyo byose bikababera imwe mu mpamvu ituma bakomeza kugoreka ukuri. Ibi byongerereye itorero intambara y'imbere no hanze yaryo kuko byabyaye urujijo, kugoma n'intege nke mu itorero ndetse no hanze yaryo. Ku itariki ya 29 z'ukwa 12 mu 1992 kugeza ku itariki ya 6 z'ukwa mbere mu 1993 Mwuka Wera yateranirije igihinga ya matsinda yose yari yarasohotse mu materaniro y'itorero, yari yarasohotse mu itorero. Aya materaniro yamaze iminsi 8 bigira hamwe icyabasohoye mu itorero. Ikibazo cyari iki ngo mbese byarahanuwe koko ku itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi rizaba Babuloni rigasinda inzoga y'amaraya kandi tukaba dutegekwa kurisohokamo? Barambuye inyandiko iminsi 8 bisoza nta gihamya kibemerera kurisohokamo. Bitera itsinda rinini kugaruka mu itorero. Abinangiye imitima bo baguma hanze. Ntinze kuri aka gatsiko kabisa abagorozi, ndasoma mu gitabo cyitwa Ibihamya by'itorero cy'Igifaransa, Témoignage pour l'Église volume ya mbere page y'182 handitswe ngo
muri iki gihe hari urujijo mu badiventisti umunsi wa karindwi. Bamwe bavuye mu itorero ntibafitanye ubumwe naryo, kandi nibakomeza kuba muri iyo nyifato yabo bazajya mu bishuko bya Satani, kandi bazagira umwuka w'ubwaka n'amafuti. Hari inyenyeri ziri kuzerera zivuga yuko ari intumwa zatumwe n'Imana, kandi barigisha isabato hirya no hino, ariko igitangaje baravanga ukuri n'ibinyoma. Baravanga ukuri n'ibinyoma. Témoignage pour l'église volume ya mbere page 189, naho haranditswe ngo ariko umurimo w'Imana uzakomeza kujya mbere nta nkomyi, nubwo hari ibihamya byinshi byerekana ko Uwiteka ayoboye ubwoko bwe. Habayeho kandi hazabaho abantu mu gihe kiri imbere bazaba bakomeza isabato, ariko bazaba bakorera hanze y'itorero, kandi bazahitamo imyizerere yabo n'uburyo bazakora umurimo nabo, kandi uyu murimo uzashyirwaho ikimenyetso cyo kurega, kuko azaba ari umurimo wa Satani. Uzaba ari umurimo wa Satani. Ibi rero niba ariko ibyanditswe byera bivuga, ibi niba ariko ibyanditswe byera bivuga, inshuti mukundwa, gusohoka kw'abiyise abagorozi kujuje ubuhanuzi bwo mu Byahishuwe igice cya 12 ku murongo wa 10 byanditswe mu gitabo ibihamya by'itorero cy'igifaransa Témoignage pour l'église volume ya 2, mu byumve neza. Icyigisho cya 5 cyitwa abakozi ba Satani, handitswe ngo abagabo baza bavuga yuko bafite umucyo mushya kandi bazaba biyita abagorozi, bazagira ingaruka mbi ku gatsiko k'abantu runaka bazaba bafite kwizera gushidikanya kandi bizera ibinyoma, kandi bazayoba muri iki gihe cyacu, kandi bazitwaza inyifato y'iby'umwuka itari nziza iboneka mu matorero yacu. Ibihamya by'itorero igitabo cya 2 ku rupapuro rwa 37 ku cyigisho cya 5 kivuga ngo aja de Satan. Kubw'ibyo nshuti mukundwa, ababihise abagorozi ko batangijwe na Haguma, wari utunze umugore wa kabiri, tukaba tumaze kubyibonera neza. Ibi byo ndabyerura ku mugaragaro kugira ngo mubyumve neza. Batangijwe n'umugabo witwa Haguma, wari ufite umugore wa kabiri. Hari icyo nibajije, kandi nawe nkeneye ko wibaza. Ndibaza ngo ukwaduka kw'aka gatsiko k'umugabo ufite abagore babiri, agatangiza icyiswe ubugorozi ko atigeze yigorora, ngo nibura ashobore kugorora amakosa ye ko bizwi, bikaba bizwi hari ingungu muri Kongo, ari nacyo gituma tubishyira ku mugaragaro ngo ubyumvise wese abyumve neza. Twabishyize ku mugaragaro. Ni gute washobora kumva neza ko aka gatsiko katangiye mu 1992 kaba kari mu kuri mbere y'1990 katari kariho? Ibi bintu mubyumve neza. Ni Haguma mwene Manzi wari waracumuye ku Uwiteka, atunze Erida w'umusingakazi, yari atunze umugore wa kabiri witwa Erida. Ibi bintu byumvikane neza, ntabwo twabikikira. None nahise nibaza ibibazo bitatu. Icya mbere, ese hari ubuhanuzi bwa Bibiliya cyangwa umwuka w'ubuhanuzi bwahanuwe ko iki gice kizatangirira muri Kongo, Rucuru na Masisi, ubutumwa bwacyo bugahindura isi yose nk'uko byahanuwe ku Baprotestani, ko ubutumwa bwabo buzatangira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbere yo kubaho kwabo? Icya kabiri, byarahanuwe ngo hazaduka abigisha b'ibinyoma, ari abiyise abagorozi n'abadiventisti umunsi wa karindwi. Ni abahe badutse kugira ngo tubirinde tutayoba? Ikibazo cya gatatu, ese koko byarahanuwe ko abadiventisti umunsi wa karindwi babaye cyangwa bazaba Babuloni? Dukeneye ibihamya. Ikindi nakomeje kwibaza, mu rugo rwawe kugira ngo ugorore amafuti y'umugore wawe cyangwa y'umugabo wawe mubone kubana amahoro, ni ukubanza kurusohokamo ukazarugarukamo nyuma yarihannye. Ese ubundi niyihana uzamushyirayo? Basohotse biyita abagorozi, bapfuye iki n'abarakare n'abapoligamye n'utundi twose tumaze kubavamo. Nyemerera
ndekeza amaso kuri iki gihamya kugira ngo nibura bishobore kumfasha kugera no bindi byigisho byanditswe mu gitabo cyitwa Inama ku Isonga ngo ntabwo abizera bacu bagomba gutinya ngo bumve ko igikuba cyacitse ngo nuko abo bagereranywa n'inkumbi basohotse mu itorero. Ni amahirwe y'umunyabyaha kwifatanya n'itorero, ariko ryo ryajya mbere ritamufite. Ntimucike intege. Hari akandi gatsiko, kuko aka gatsiko kabisa abagorozi kubwako ndamutse nkavuzeho nakavugaho byinshi, kanenga indongozi y'itorero. Kandi indongozi y'itorero yanditswe na John Rubaru, Pastor John Rubaru. Indongozi y'itorero yandikwa Ellen White ahari. Indongozi y'itorero yanditswe mu gitabo cyitwa Evenement de Dernier Jour, page 42, ko ari ingengamikorere, kandi ingengamikorere ikaba yemewe. Ingengamikorere ikaba yaranditswe na John Andrews na Uriah Smith na Pastor John Rubaru na James White, umugabo wa Ellen White, nibo bayanditse. Ibyo uraza kubisanga mu gitabo cyitwa Ellen White Erodondo Prophecy, page ya 12. Ubisanga no mu gitabo cyitwa Ubutumwa bwatoranijwe, iki gitabo cy'ikinyarwanda ku rupapuro rw'178 n'179. Umuntu agahita yibaza ati aba bantu bateye bate iyo bihakana? Baravuga ngo icya 10 kigomba gufashishwa imfubyi n'abapfakazi, nyamara ibyo sibyo. Iyo uramutse usomye igitabo cyitwa Ibihamya by'itorero, igitabo cya mbere ku rupapuro rw'188, ndaje mbasome mu kanya, ndetse ugasoma n'igitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, usanga neza ko icya 10 kitigeze kigenerwa imfubyi n'abapfakazi. Umva neza aya magambo ari mu Bihamya by'itorero cy'igifaransa. Igitabo cya mbere ku rupapuro rw'188 haranditswe ngo ni muri ubwo buryo mu gihe kigufi cy'amateka y'itorero ryacu, by'umwihariko mu myaka iheruka, udutsiko twagiye twishyirira hamwe mu guteza umuvurungano no kwirema ibice. Utwo dutsiko tuba tuyobowe n'abiyise abagorozi. Turasenya mu cyimbo cyo kubaka. Umurimo watwo tuzageregereshwa Bibiliya, muzabamenyera ku mbuto zabo. Aka gatsiko rero naba mpiniyaha ibyako, kuko byo ubwabyo birigaragaza neza ko atari ukugorora, ahubwo ni ugukora umurimo wa Satani wo kurega. Hari agatsiko kabisi isaha ya gihanuzi ya saa 11 katangiye 2016 mu kwezi kwa 7, hari ku isabato yakurikiye abayeho amaterano makuru muri yo field y'amajyaruguru mu Rwangeri. Ako gatsiko kaje gaturutse ku bwumvikane bwatangijwe n'umwe mu bari bakagize n'itorero yasengeragamo. Aka gatsiko kashegeshe korari Agape, kuko abaririmbyi 15 muri 27 bari bayigize bayisohotsemo bajya hanze y'itorero. Ikinejeje nuko uyu munsi wa none benshi ba muri ako gatsiko bongeye kugaruka mu itorero. Hari agatsiko kabisa abashaka Imana batsindishirijwe hagati y'umwaka w'1998 n'umwaka w'2000 witwa Sebazungu Leonard wo mu ntara ya Butama muri field y'Iburasirazuba bw'Amajyepfo ya bw'Amajyepfo Ikibungo. Yatangije igice cyaje kwitwa amazina atandukanye bitewe n'aho bateranira, harimo nk'abashaka Imana, abatsindishirijwe, abagenzi, abatahajuru, abaramyi, abera, abana b'Imana, n'andi mazina menshi atandukanye bagenda biyita. Iki gice cyadutse mu gihe humvikanaga ko Yesu azaza mu 2000. Nicyo gice cyadukanye ubucengezi bukomeye cyane mu itorero, kuko cyadukanye umuvumba w'inyigisho z'uruhurirane kandi zitwikiriye ihame ryo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Ariko izo nyigisho zitwikira ibyo twizera nk'igicu cya rukokoma, bituma kwihana kwatura no kubabarwa ibyaha biturutse ku mutima wisobanukiwe, umutima umenetse, umutima uhindutse, umutima watura ugasubiza ibyibano, biherekejwe no kurwana intambara y'imibereho myiza ya Gikristo n'imibereho yejejwe, no kwitangira itorero bizimirira muri izo nyigisho za filozofiya. Ni inyigisho za filozofiya bigisha ngo pfukama utya, ihana utya, urasenga utya kugeza ugize icyo ubona. Bamwe muri bo baravuga ngo ugomba kubona umupira wera uturutse mu bikari byo mu ijuru ukaza ukagwa ku mutima wawe ugaturika, wamara guturika umutima wa kamera ugaturika ngo po. Ibyo byabaye mu Bugesera, simvuze izina kuko nyiraryo aracyari. Byabaye mu Bugesera aho bateraniraga mu nzu y'umwizera,
kugeza bahishuriwe itegeko rya 7 rivuga ngo ntugasambane, ngo iby'umwuka birigize bakenera kubisobanukirwa mu buryo bw'imbaraga, noneho bagasanga guteka imyumbati n'ibishyimbo ukabirya uba wishe itegeko rya 6 rivuga ngo ntugasambane, ngo kuko biba byasambanye. Kandi abo ni bamwe mu bo tubana hariya ku itorero rya Humure mu ntara ya Rusumo, naho izo nyigisho zarahabaye kugeza ubwo bamwe muri bo bazamutse bajya mu bitare ku musaza iryo aho nahacumbitse ibyumweru bigera muri 4 ndi kwakora amavuna. Kuri uwo musaza na izo nyigisho zari zimbitse, simuvuze nawe aracyariho kandi abaye ari kunyumva yabisobanukirwa neza. Ikinejeje nuko yagarutse mu itorero akazivamo. Bamwe mu bana be uyu munsi wa none harimo umwe byagushije azinukwa ibyo twizera, ni umusinzi, akora ibyaha by'uburyo butandukanye, avuga ati niba ari uko babona Imana ntibaho. Bisaba kubanza kubona ibimenyetso runaka kandi utabibonye akaba adashobora kubabarirwa, cyangwa se akaba adashobora kwitwa ko yababariwe. Icyo gice rero kimaze kwangiza byinshi muri iki gihe cya COVID-19, kuko nicyo cyavuyemo bamwe bari kwigishiriza kuri Flash FM batarambitsweho ibiganza. Abenshi baraciwe, bamwe bo muri bo, abandi bari bafitanye ibibazo n'itorero, abandi bafitanye ibibazo n'imiryango yabo, abandi bafitanye ibibazo n'ibyaha byabo bwite, kuko ibyo basabwaga mu murimo batashoboraga kubyubahiriza, imibereho ya Kristo batari bayishoboye. None bagendera muri izo nyigisho za filozofiya. Muri iyo nyigisho ya filozofiya ihame ryo gutsindishirizwa n'umuntu kubwo kwizera rirasobanutse. Uramutse usomye igitabo cyitwa Kugana Yesu, uramutse usomye igitabo byakozwe n'intumwa, uramutse usomye igitabo by'Abadventiste umunsi wa 7 bizera, usomye igitabo ubutumwa bwatoranijwe cya 1 n'icya 2, usomye igitabo inyandiko z'ibanze, usomye Bibiliya, ihame ryo gutsindishirizwa n'umuntu kubwo kwizera rirumvikana. Usomye Intambara Ikomeye, ariko filozofiya bashyiramo niyo ihinduka ikibazo hakurikijwe abo bigisha. Byanditswe ngo abantu bamwe ntibazakoresha neza inyigisho yo gutsindishirizwa n'umuntu kubwo kwizera, bazazigisha mu buryo bwibanda ku ruhande rumwe. Abandi bazagira ibitekerezo bitigishijwe uko bikwiriye, maze bagende bata umurongo birengagize n'imirimo. Ayo magambo ari mu butumwa bwatoranijwe igitabo cya 2 ku rupapuro rwa 15. Uyu munsi wa none iki nicyo kibazo kiduhangayikishije, iki nicyo kibazo kitugoye ku rwego rwo hejuru, ni ikibazo kidukomereye ku rwego rusumba izindi nzego zose, kuko bo ubwabo bafite uko bakora, bafite umurongo bakusanyirizaho amafaranga, bafite uburyo n'umubitsi, bafite uburyo batemera icyacumi, kandi barangiza bakabwiriza ngo umurimo wararangiye, bakabwiriza ngo umurimo wararangiye, barabwiriza ngo abapasitoro bamwe muri bo ngo bamaze kugambanira itorero. Ni byinshi cyane, kandi iyo bateraniye mu nzu runaka hakabaho kubagwa gitunguro cyangwa kubagwa gitumo, barangwa n'ibinyoma, bongera icyaha mu kindi, barabeshya. Bafite uko bakwirakwiza inyandiko zitanditseho amazina, zikwirakwiza za nyigisho, ibyo bita tract. Iyo bashyiraho amazina yabo agahagarara agasobanura ukwizera kwe, akaguhagararamo, akabyumvikanisha neza, adatinye, kumugorora no kumufasha byakoroha. Kandi byanditswe biravuga ngo izo nyigisho zishyirwa ku ruhembe rw'imbere, zisuzumwe, zigenzurwe, umucyo n'umutangwa tube twiteguye kuwugenderamo. Ayo magambo aboneka mu gitabo Intambara Ikomeye. Aka ni agatsiko benshi mu bizera badasobanukiwe ibyako. Ni igice gifite inyigisho benshi mu bayobozi b'itorero badasobanukiwe. Barigisha kuva mu mijyi, uri kundogoye, barigisha kuva mu mijyi, barigisha. Ese ubundi reka tubanze twibaze muri iki gihugu cy'u Rwanda, inyandiko ivuga kuva mu mijyi, reka tubanze tubyumve neza. Umujyi turavamo ni uwuhe? Ni hehe turasanga hatari umujyi? Icyakora ntiwigisha ngo shaka ubutaka bwo guhinga, icyo ndakigufashamo kandi ndacyumva neza. Ariko se ubundi ubutaka bwo guhinga muri miliyoni 12 zirenga urabukuraye? Reka tubanze tubyumve neza. Icya kabiri, kubwo uyu mwizera ngo nave mu mujyi utamuteguriye uko azabaho, azabaho ate? Ese nagera ubuzima bukamucanga, bikamugora, bikamutera gucumura, ntabwo uzabibarwaho?
ntabwo bizakubarwaho, mu ijuru ntabwo bazakubara ko wamujijishirije mu nyigisho bikamutera kugwa muri loss. Bizagenda bite? Banza ubyibaze neza. Yari amenyereye kugira ibyo akora runaka bikamubeshaho n'umuryango, none uramwigishije uti va mu mujyi, wenda n'urugero va Rwamagana, jya inyuma ya Rwamagana hasi mu Gahoromojyo, jya hasi yo mu Gahoromojyo, aho no kubona amazi bizamugora, kubona inkwi bizamurushya, agiye kubanza gufonda ubuzima. None se hari aho twasomye ngo twimenyereza akarengane, tuzabona katugwirira. Ababanye na Yesu kandi buzuye Mwuka Wera nibo bonyine bazanesha kandi bazabisobanukirwa. Ntabwo tugomba kwimenyereza ubuzima bw'umuruho kugira ngo dushobore kuzajya mu muruho, nubwo tutagomba kwimenyereza ubuzima bwo guteta, kuko n'ubusanzwe mu guhamagarirwa kurwana mu rugamba rwa Kristo nta butesi twigeze dusezeranirwa. Ibyo ushobora kumva ko ari ubusobanuro bwanjye, ariko nyamara genzura neza, pima icyo wumva, genzura icyo ubwiriza. None se urugero, muri Guma mu Rugo ya mbere hari ababwirijwe ngo muve mu mijyi, ngo nibwo buryo bwiza cyane. Hari bamwe namenye yahambiriye ava mu mujyi wa Kigali ajya kuba mu mujyi wa Muhanga, umugabo akaba mu mujyi wa Kigali, umugore akaba i Muhanga n'abana. Reka tubanze twumva uyu muntu watungaga urugo rumwe ugiye gutunga ingo ebyiri. Aratunga ingo ebyiri gute? Afite ubushobozi ki bwo gutunga ingo ebyiri? Tubanze tubyumve neza. None kuki utamusobanuriye uti imukana n'umugore mwese mugende mube ahantu hamwe mufonde ubuzima, dore aho muratangirira, dore uko muratangira, dore n'ibyo muratangiriraho, ngo bimusobanure neza byose. Namara kubyumva atangire biturutse ku gitekerezo cye bwite. None bakaba bagiye kuba separe, bakaba basa n'abatandukanye. Uyu mugabo natsindwa, nacikwa, bwa buzima bwo kuba yaramenyeranye n'umugore we, akaba ari kwibana, akamara y'ukwezi, amezi 2, hakaboneka umwe ati ndaje ngiye kukumesera, ndagukoropera, ndakogereza ibikoresho, atari ko nyine turyamane nta kundi nabigenza. Uyu mugabo natsindwa ntabwo bizaba biturutse kuri wowe. Ubona nubwo no gutsindwa kwe nawe azabiryozwa, ariko n'uyu wamwigishije ni ikibazo. Ntabwo nshyigikiye ko twirengagiza inyandiko, ariko sinashyigikiye ko twemera inyandiko buhumyi. Tubanze tugenzure neza. Sinshyigikiye ko twirengagiza inyandiko, nta nubwo nshyigikiye ko twemera inyandiko buhumyi. Handitswe ngo tubanze tumenye tuti nditwarane. Ese uyu muntu uri kubyigisha afite igipimo cy'icy'umwuka? Ahagaze ku ruhe rugero rw'iby'umwuka? Ubuhamya bwe ni ubuhe? Bavandimwe mu bigenzurana ubushishozi, nyumva neza. Aka gatsiko kadukanye ibintu by'amasengesho kandi n'itorero nibyo ryigisha, kandi ryigisha bizera ngo dusenge. Birakomeye rero kubuza umwizera gusenga kandi umushishikariza gusenga. Aha niho ruzingiye, aha niho hari ikibazo cy'ingutu. Nshuti muvandimwe, iyo babajije iby'ubusonga bwo kugarura icya-10 n'amaturo, basubirisha ikibazo bati umwana n'umugaragu mu rugo ninde ukora imirimo y'ubugaragu? Wasubiza uti ni umugaragu, bagahita bakubwira bati nimumara gukora ibyo mwategetswe muzavuge muti turabagaragu batagira umumaro. Kandi iyo mumaze kukuzirikiraho kuhizitura birakugora. Nyamara byanditswe mu butumwa bwatoranijwe igitabo cya 2 ku rupapuro rwa 16 byerura neza ko watsindishirijwe by'ukuri adashobora kuba umuntu ugandisha abandi cyangwa ngo akoreshe amagambo ashaririye kandi ngo agaye cyangwa ngo acire witeka abandi. Kiri kuri uyu murongo w'ibijyanye n'ubusonga, umva neza aya magambo muvandimwe muri iki gitabo cyitwa Inama ku Busonga. Iki gitabo cyitwa Inama ku Busonga, ingeri ya mbere yasohotse mu mwaka wa 2019 ku rupapuro rwa 94 haranditswe ngo icya-10 ni icy'Uwiteka, kandi abavangitiranya imikoresherezwe yacyo bazahanirwa kubura ubutunzi bwo mu ijuru, keretse gusa n'ibihano. Ubwo rero niba bazabura ubutunzi bwo mu ijuru, ubutunzi bwo mu ijuru ni ubugingo buhoraho. Igihe cyose rero uvuga ngo urafata icya-10 ugiye utararambitsweho ibiganza,
urafata icyacumi ngo kijye kuri Flash FM kuri radio, urafata icyacumi ngo gikoreshwe muri conference call mwihuza mirongo, urafata icyacumi ngo gishyire mu bundi buryo runaka, ngo urafata icyacumi ngo ugihe umuntu kuko yakubwirije. Nanjye ubwanjye ukubwiriza ntabwo biri mu nshingano zanjye kukubwira ngo nshyirira amafaranga kuri telefone mbona uko nkubwiriza, ngo nshyiriraho megabyte. Negative, never, ibibaho. Keretse amafaranga y'umuntu ku giti cyoro rizwi Local Church, niho bafata ayo mafaranga bakaba bayakoresha uwo murimo kuko yerejwe uwo murimo. Ariko gukura mu mufuka kimwe mu icumi ukagitanga, nubwo byaba ari imirimo yihutirwa y'ubutabazi, mu ijuru bakubara ko ari icyaha kuko uba wanyuranije n'ibwiriza ijuru ryashyizeho. Aka gatsiko rero kageze ku ntego y'ibyise gutanga ubuhamya bwo kubabarirwa, ko hagomba kuba hari abantu bagomba kuba bafite icyo gipimo, bafite muri bo icyo gipimo. Uwo badahuje imyumvire iyo yuriye uruhimbi ngo abwirize, baramunegura bakatangira kumugaragaza ko adakwiriye ndetse n'ibindi. Aka gatsiko kumvikanisha neza ko tutazongera kuruhuka isabato uhereye ku munsi wa 14 w'ukwezi kwa 3 2020 duteraniye mu rusengero, ko tutazongera guteranira mu nsengero. Aka gatsiko kari gushyiraho amatariki y'uburyo butandukanye ngo byararangiye. Aka gatsiko kari mu murongo ubona ukwiriye kongera kugarurwa mu buryo bwose bukwiriye kugarurwamo ababizera. Baravanga ukuri n'ibinyoma. Umva uko byanditswe mu gitabo cyitwa Evenement des derniers jours, page 176. Haranditswe ngo Kristo yavuze ko ubwazaza bamwe mu bantu be bamutegereje bazaba bari mu mirimo y'ubucuruzi. None se bazacururiza hehe nibadacururiza mu migi? Abandi bazaba babiba mu mirima, abandi bazaba basarura kandi bakusanya ibisarurwa, abandi bazaba basya ku rusyo. Ayo magambo nyasomye mu gitabo cyitwa Evenement des derniers jours, page 176. Inshuti muvandimwe rero, igihe icyo aricyo cyose tukifite kugura no kugurisha, tugifite kubaka inzu, tugifite kujya guhaha ibyo kurya tukabyinjiza mu ngo zacu, turacyafite uburenganzira bwo gutanga icyacumi. Icya kabiri, igihe ugifite kugura amayinite kuri telefone ugacaginga umuriro waguze ugacaginga telefone ku muriro waguze, uracyafite inshingano yo gutanga icyacumi kandi kigatangwa mu mwanya wacyo. Ntabwo mbigushishikariza nkaho nkurusha gusoma, ahubwo ndagusaba gusoma kuko aka gatsiko kamaze kuvamo n'utundi dutsiko twinshi. Mu Bugesera namaze kuhavuga, mu burasirazuba bw'amajyepfo nabo bamwe baravuga ko microchip ari ikimenyetso cy'inyamaswa, n'ahandi haravugwa n'ibindi bitandukanye. Ariko ibyo nkavuga ni ukwibeshya gukomeye cyane. Byanditswe mu gitabo cyitwa Ivugabutumwa ku rupapuro rwa 463 isubi ya 3 ngo neretswe ko abo bantu bashukisha abandi inyigisho zuzuyemo gukekeranya ku byerekeye Imana, kandi ibyo babyigisha abantu nk'ubutumwa bwiza. Abantu basonzeye, inyigisho zabo z'ibinyoma n'umutwaro bikoreye w'imbaraga iyobya birabangiza cyane ubwabo ndetse n'abandi. Kuko hari aho namaze kumenya ko umwe muri bo yamaze kuvuga ngo wamaze kuvuka ubwa kabiri ntashobora kuryamana, gukorana imibonano mpuzabitsina no kubana mu nzu n'utaravutse ubwa kabiri, ngo uwaba ari uwa kamere, uriya ni uw'umwuka, agomba kurongora uw'umwuka. None se hari aho byigeze bisomwa ko abashakanye batandukanywa n'ubutumwa bwiza? Cyangwa ahubwo wavutse ubwa kabiri agomba kwerera imbuto utaravuka ubwa kabiri? Bagenda bagwiza ubushobozi mu byo bakorana n'imyuka iyobya y'abadayimoni ku bantu badashobora gushishoza ngo babone ububi bw'izo nyigisho zirimbishijwe umwenda urabagirana. Mushishoze rero murebe. Mu bihamya by'itorero igitabo cya 3 ku rupapuro rwa 322 haranditswe ngo abakomera ku nyigisho z'abanyamyuka bazagwa. Abakomera ku nyigisho z'abanyamyuka bazagwa, bazabura ubugingo buhoraho. Reka ngaruka muri cya gitabo cyitwa Ubutumwa Bwatoranijwe, cyitwa Inyandiko z'ibanze. Iki gitabo kiranditswe ngo mwumve ku rupapuro rwa 99 haranditswe ngo
bamaze guhabwa inshingano yabo n'Imana kandi bamaze kwemezwa n'itorero, babandi barambitsweho ibiganza n'itorero binyuze muri gahunda, bajya kubwiriza ubutumwa bwiza ndetse bakora n'imihango yo mu nzu y'Uwiteka. None ndabaza, aba bari kujya kubwiriza kuri Flash FM batumwe nande? Barambitswe ibiganza nande? Umubitsi wabo yatowe nande? Yatowe n'iyihe nama y'itorero? Ko inama y'itorero rwo rwego rukomeye kandi rushyiraho gahunda ngenderwaho. Muri iki gitabo cyitwa inyandiko z'ibanze, uhereye ku rupapuro rwa 96 mu cyigisho kivuga ngo gahunda mu ivugabutumwa, gahunda tugomba kugaruka kuri gahunda. Tugomba kugaruka kuri gahunda. Itorero rigaruke kuri gahunda. Aba bantu bagaruke kuri gahunda. Biranditswe ngo ku rupapuro rwa 98 ngo ntibanyurwa batabanje kubatizwa aba bantu. Nongeye kwerekwa akaga gaterwa n'abo bagenda kandi batarahamagawe n'Imana. Nibaramuka hari insinzi bagezeho, ibyangombwa batujuje bizagaragara, kuko kugera kuri iyo nsinzi by'ubwabyo si igisobanuro cy'uko batumwe n'Imana. Nihaboneka bihana ntabwo ari igisobanuro. Itorero rifite inshingano yo kugira icyo rikora. Byumve mukuru w'itorero duhuriye hamwe kuri uyu murongo, nawe mu pastor duhuriye hamwe kuri uyu murongo, paje 99 umwuka w'uhanuzura kumenyesha ngo itorero rifite inshingano yo kugira icyo rikora no kumenyekanisha ko abo bantu ritabafata nk'abigisha. Niba rero ritabafata nk'abigisha, intambwe ya mbere mubahamagare, intambwe ya kabiri mubasure, mubahamagare kuri telefone, mubasure, mubamenyeshe neza ko bagomba kugaruka muri gahunda. Abamarayika bagendera kuri gahunda. Nta marayika wituma ngo agende uko abonye, agira gahunda. None kuri Flash FM niye nama y'itorero yabyanze, niye nama ya Field yabyanze, niye nama ya Union yabyanze, ariko ubundi bajya kubwiriza kuri Flash FM batanze amafaranga. Babwirije kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro aho badatanga amafaranga, aho badatanga n'uwo mutungo, ko ariyo radio yumvwa na benshi. Niba nabo badashaka irindi zina ngo bamenyekane mu rindi zina. Inama y'itorero rero ifite inshingano yo kugira icyo ikora no kumenyekanisha ko abo bantu badafatwa nk'abigisha. Iki nicyo cyonyine itorero rishobora gukora kugira ngo rivuge ukuri kuri icyo kibazo, kuko umutwaro uba uri kuri ryo iyo bari kwigisha. Abantu babumva nk'Abadventiste umunsi wa karindwi, ariko ubundi tubanze twumve neza amakosa bazakorera kuri iyo radio Aziya azabarwa kuri bande. Icyane gatozi kuwa gikoze, reka mbanze mbyemere. None ko bavuga ko ari Abadventiste umunsi wa karindwi, ninde uzahamagarwa? Ninde uzahamagarwa? Ariko so none nk'umuyobozi yubirebera ubona bizacura iki? Bizagarukira mugire icyo mukora, mubahamagare, mubigishe, mubagire inama, mubasomere amagambo ari muri iki gitabo. Ntaboneye umwanya wo gukomeza gusoma kuko iminota yanshiranye. Nibinanirana mukora icyo Uwiteka yakoze mu rugerero rw'Abisirayeli ubwo Kora yatangizaga inyigisho zidasanzwe zikakirwa n'abayobozi barimo Datani na Biramu, bakamufasha kubyumvisha abayobozi 250, bakafataniriza hamwe kubyumvisha bizera 14,000. Uwiteka ntiyabererekeye 14,250 hatabariwemo imiryango ya Kora, Datani na Biramu. Muzi uko amateka byagenze. Hafashwe ibyemezo. Ntimugira abo muhutaza, ntimugira abo muhohotera, ntimugira abo murenganya. Mubahamagare mu mwuka mwiza, mubagaruze umwuka w'ubugwaneza n'urukundo. Nibinanirana mubereke ko bidakwiriye. Biranditswe ngo neretswe ko muri iki gihe tutarinzwa abigisha b'inyoma birenze uko bari mu gihe cy'intumwa. Kandi niba ntacyo dukoze, twagombye gufata ingamba zihariye nk'uko intumwa zakoze kugira ngo zitume habaho amahoro n'ubwumvikane n'ubumwe mu mukumbi w'Imana. Dufite urugero rwabo kandi dukwiriye kurukurikiza. Abizera bafite ubunararibonye n'imyumvire iboneye bakwiriye guterana kandi bakurikije ijambo ry'Imana n'amabwiriza bahabwa na Mwuka Wera, ndetse banasenga. Bakwiriye kurambika ibiganza ku bagaragaweho mu buryo bwuzuye ko bahawe inshingano n'Imana, maze bakabatoranya kugira ngo begurirwe umurimo wayo burundu
babone bajye mu murimo. Iki gikorwa gikwiriye kwerekana ko itorero ryemera kugenda nk'intumwa kugira ngo bajyane ubutumwa bw'ingenzi bwigeze gushyikirizwa abantu. Kubw'ibyo rero gufata indangururamajwi akajya mu isoko hariya ngo ari kubwiriza, oya, ntabwo ari wo murimo twahamagariwe, ngo ari mu ijwi rirenga, ngo ari kurangura mu ijwi rirenga. Ijwi rirenga rifite uko ribwirizwa, ijwi rirenga ryaratangiye, umurimo turi hafi kuwusoza. Mureke tugume mu birindiro, twegerane kuko aribwo turi kurushaho kwegera iherezo ry'ibihe. Twunge ubumwe kuko ariko turi kurushaho kwegera aho tuzaba iteka n'iteka. Dusohoze icyo Kristo yavuze kuko aribwo turi kurushaho kwegera uburyo bwo kubana nawe. Tumwegere nk'umukiza wacu, tumukunde nk'umwami wacu, dukunde itorero rye nk'uko ibyanditswe muri iki gitabo Inama ku Busonga ku rupapuro rwa 42, urupapuro rwa 41 habisobanura neza. Byanditswe ngo umwizera wese akwiriye gukunda itorero abikuye ku mutima, abikuye ku mutima. Naho ibi byo kujarajara ngo uyu yigishije neza reka nkurikire ibye, uyu yigishije neza reka nkurikire ibye, banza ubyumve neza. Ashobora kuba yaraciwe mu itorero ry'iwabo, banza ubyumve neza. Erega n'ubundi muri Edeni Eva acumura ntabwo yabwiwe ibinyoma gusa. Ikinyoma yabwiwe ni kimwe, kivuga ngo gupfa ntimuzapfa. Ni ikinyoma kimwe gusa, ibindi byose byari ibisanzwe. Uko kutagira amakenga kuri icyo kinyoma no kutagira ubwenge bwo kubivangura bwamuganishije mu mwanya isi yose ihagazemo uyu munsi wa none. Mureke duhagarare neza. Itorero ry'Imana riri ku rugamba, turi hafi kugera ku ntsinzi, kandi mu nyemerere kugira ngo tuzashobore gusangira n'intsinzi, dushobore kuzasangira n'itorero intsinzi yaryo. Ndasoma mu gitabo Intambara Ikomeye ku rupapuro rwa 6 cyasohotse 2007 ngo ku iherezo rya byose, mubyumve neza, ku iherezo rya byose tubwirwa ibyo gutsinda gutangaje ko icyiza gitsinda ikibi, ukuri gutsinda ikinyoma, umucyo wirukana umwijima, umunezero usimbura umubabaro, ibyiringiro byirukana kwiheba, ishema risimbura ipfunwe, ubugingo bunesha ipfunwe, bunesha urupfu, n'urukundo rutagajuka kandi rutagira iherezo ruhamba burundu urwango. Bavandimwe inshuti nkunda rero, mwambare intwaro zose z'Imana, muhagarare mudatsinzwe kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Umurimo ugiye kurangira bidatinze. Abizera b'itorero riri ku rugamba bagaragaye ko ari indahemuka, bazahinduka itorero rinesheje. Igitabo Ivugabutumwa ku rupapuro rwa 544 isubi ya mbere, igitabo cyasohotse 2019. Mureke duhagararane na Kristo Yesu umuneshi wavuze ati itorero rye ntirizigera ritsindwa nubwo n'amarembo y'ikuzimu yaryisukaho. Ni inzu yubatswe ku rutare. Mureke tube muri ubwo busate bw'igitare, twibera muri Kristo we gitare kizima cyanesheje, natwe tuzanesha. Imana isumba byose ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen. Mugenzi komera, Yesu ari hafi, twamutegereje kera, tugiye kwitahira iwacu heza, turirimbe ko dutsinze, twihangane twe kumuhemukaho, kandi wataduhemukiye, yatweretse urukundo ruhebuje, nirwo rwatumye dupfira. Mugenzi komera, utegereze umudugudu w'izahabu, wateguriwe abakiranutsi, niho tuzaruhukira. Ihangane ntabwo tuzaguma
tuzatamuruka igitondo gitangaze. Mugenzi komera dore araje, uwo muremyi wa byose, azanye n'abamarayika benshi, azanye n'ingororano. Ihangane ugeze igihe umukiza azamubwira aya magambo, ngo mugaragu mwiza ukiranuka, igire mu munezero. Mugenzi ujye uhora wihanganye, komeza kwizera kwawe, amarira yawe ahanagurwe, maze uzahabwe n'ikamba. Ihangane mwene data, ni koko isezerano rye ni impamo, uzibanirayo n'abakijijwe na Yesu umukiza wacu. Dusenge. Data wa twese, izina ryawe niryubahwe. Uhereye muri Edeni itorero ryawe riri ku rugamba, muri biriya bika bine ryo byose ryanyuzemo, ni itorero nk'ingabo, ni itorero nk'abarwanyi, ni itorero kandi nk'abaneshi, kuko nawe wanesheje. Warwaniye mu ijuru utsinda ikibi, urwanira muri Edeni ucungura umuntu, urwanira i Karuvari umubonera inshungu, urwanira mu gituro ubu umubonera kunesha, kugeza ubwo n'ibyiringiro biboneka na nyuma y'urupfu. Ni wowe wenyine ugiye kugaruka gucyura itorero ryawe. Data uhimbazwe. Ni amahirwe y'umunyabyaha kwifatanya n'itorero, ni amahirwe yacu gukunda itorero, kandi ni umugisha ukomeye cyane kuri bamo, kuko ariryo ryadutoje ubu bwenge bwose ndetse n'ibi by'umwuka byose. Itorero nk'ingabo zirirwana rikanesha abatware n'abategeka iyi si y'umwijima. Tugushimiye Data ko wanesheje, twigishe gukomeza kubana nawe nk'umuneshi, kugira ngo twunge ubumwe n'itorero, amacakubiri, amakimbirane n'inyigisho zidahwitse zikomeza kugenda zica intege cyangwa se zitera urujijo muri benshi, bikagwiza intambara y'imbere mu itorero ndetse n'inyuma haryo. Izo ntambara byahanuwe ko zigomba kubaho. Twebweho rero abakurikiranye ibi byigisho, twigishe gukomeza kubana nawe, kandi aba bavandimwe biyohereje bakajya mu murimo batatumwe, ntabwo ababo biri mu murongo nk'uwo Mose yabwiwe ko hari abari guhanura, nta nubwo bari mu murongo nk'abo babwiwe ko hari abigisha ba Yohana Umubatiza bari guhanura buzuye mwuka. Aba b'umwuka buhanuzi ari kuvuga ko bavanga ukuri n'ibinyoma kandi bagahinduka abarezi ba bene Data, kandi ko ubwo buyobe bugomba guhinyuzwa bukarwanywa bakagaruka. Ambika imbaraga abayobozi, ambika imbaraga bizera, ambika imbaraga buri wese, kugira ngo dushobore guhinyuza, kuvuguruza, gukosora ndetse no kwerekana ubwo buyobe, kugira ngo benshi batabugwamo, tuzabonekane mu bwami bwawe. Garura bene Data baguye, garura bene Data bayobye, garura bene Data bagiye kure y'itorero ryawe, batari gukorana naryo, bari gukora bavanga ukuri n'ibinyoma, kandi nabo bigisha isabato, kugira ngo bagaruke mu mukumbi, twunge ubumwe, dukomezanye, tuzabonekane mu bwami bwawe. Kandi abagaragu bawe n'abaja bawe ukomeze ubambike imbaraga. Sabato tubere umunezero, dushoboze gukomeza kugendera kuri gahunda n'amahame. Ibi bintu uko ari bibiri dukomeza tubisegasire, kuko tuzi neza ko igihe nikigera itorero ry'ubwaryo rizimuka, tugakomeza urugendo rwo mu butayu, urugendo rwo muri gereza, urugendo rw'inzira y'umusaraba no gupfa. Kristo akaba ari uzaza kongera akaduhuriza hamwe, tukaboneka ku bicu byo mu ijuru. Dushoboze gukomeza kugira ibyo byiringiro ku mukiza wacu wanesheje, tubisabanye kwizera
mu izina rya Yesu, amen.